Reka nongere kubaha ikaze nshuti bakunzi mudahwema kudukurikira hano kuri The Family 2050. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amwe mu mazina agezweho wakita umwana wawe w'umukobwa muri uyu mwaka. Wowe tugiye kubana ndagusaba gukora subscribe, share na comment kugira ngo ujye uba uwa mbere mu kubona amakuru n'ibiganiro tubagezaho. Duhereye ku izina Sophia. Sophia ni izina rihabwa umwana w'umukobwa rikaba risobanura ubwenge. Bimwe mu biranga ba Sophia bakunda ibintu bishya, ibintu bitaramenyekana bitaranasabagira, ibintu kandi abantu badakunda. Ba Sophia kandi barahindagurika, rimwe na rimwe bashobora kuba ari abantu badahisha amarangamutima yabo, abantu badatinya, abantu bakunda kwigenga kandi batajya bicara hamwe. Ni bene ba bantu badashidikanya kuva mu byo bari barimo bagahindura icyerekezo cy'ubuzima baramutse babonye ikindi kintu bakunze. Irindi zina ni Emma. Emma ni izina ry'abakobwa rikomoka ku ijambo ry'Ikidage risobanura isanzure. Ba Emma bakunda imyidagaduro no kwinezeza mu buzima bwabo kuko biri mu bibaha ibyishimo. Aba bakobwa bazi kwakira impinduka zose zibabayeho, cyane ko n'ubusanzwe bahora bifuza impinduka kugira ngo babone ibindi bintu bishya. Aba bakobwa ntibakozwa kuba batwarwa n'amategeko cyangwa amahame runaka kuko bo bahora bashaka ubuzima bubaha umudendezo. Ni abantu bagira ibitekerezo byiza, ni abahanga, bakoresha imbaraga mu byo bakora, bagira kwizera kuri hejuru kandi kugira ubucuti n'abantu biraborohera cyane. Kamere yabo n'imiterere bagira bikunze gukurura abantu benshi bigatuma bumva batabava iruhande. Ba Emma ntibarangwa n'ubwoba ndetse bagira ururimi rwo kwemeza abantu. Irindi zina ni Olivia. Olivia ni izina ry'abakobwa rikomoka ku rurimi rw'Ikilatini rikaba risobanura igiti cya Elayo. Ba Olivia bakunze kurangwa no kugenzura ibyo babona byose. Bagira ibitekerezo byagutse, bagira ubushake cyane, ntibakunda kwivanga mu buzima bw'abandi kandi bakunda umwimerere. Irindi zina wakita umwana w'umukobwa ni Ava. Ava ni izina rihabwa umwana w'umukobwa rikomoka mu Giheburayo rikaba risobanura ubuzima. Ba Ava barangwa no gusabana, bakunda kwiyitaho kandi bazi kubaho ubuzima bwabo neza. Irindi zina wakita umwana w'umukobwa ni Mia. Mia ni izina rikomoka mu Giheburayo rikaba rivuga mu Kinyarwanda inkomoko. Ba Mia barangwa no gusabana, bagira amatsiko kandi bakunda gushaka ko ibitekerezo byabo byumvikana aho bari hose. Mu kazi baba ari inyangamugayo. Irindi zina ni Zoe. Zoe ni izina rihabwa umwana w'umukobwa rikaba rikomoka ku ijambo ry'Ikigereki risobanura ubuzima cyangwa kubaho. Irindi zina rihabwa umwana w'umukobwa ni Charlotte. Charlotte ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, ni izina rikomoka ku izina Charles haba mu Gifaransa no mu Cyongereza, risobanura umuntu wisanzuye cyangwa umuntu wigenga. Ba Charlotte ni abantu bazi kwisobanura, akunda kuvugira mu ruhame, akora imyiyereko, araririmba, akina filime cyangwa ibindi, akunda isuku ku mubiri we ndetse akunda isuku aho ari hose. Ni umuntu urangwa n'udushya kandi akunda ibintu by'ubugeni, kuba umunyamideli n'ibindi bikorwa byose bituma ajya ahantu hagaragara. Irindi zina ni Ines. Ines ni izina rihabwa umwana w'umukobwa rifite inkomoko ku izina Agnes rikaba risobanura umuntu utunganye. Ines azwiho kuba umukobwa cyangwa umugore usabana cyane, akunda ibirori ndetse no guhura, akamenyekana n'abantu benshi. Ahora yiteguye guhosha amakimbirane cyangwa intonganya mu bo bari kumwe, ni nk'impano yifitemo yo guhuza no kunga abantu. Ntabwo ajya aba ikigwari mu guharanira uburenganzira bwe no kurinda icyubahiro cye. Ni umuntu uvuga ijwi ryoroheje, wiyubaha kandi uhora arema agatima abo bari kumwe uko byaba bimeze kose. Ni indahemuka mu rukundo kandi ahora yifuza ko n'abandi bamubera intangarugero. Umutima mwiza no kwita ku bantu bituma ibye atabyitaho ahubwo akabanza iby'abandi bye akabikurikizaho nyuma. Nubwo atagira amahane, Ines ntavugirwamo
kuko iyo umuhohoteye bwa mbere arakureka, ariko iyo wongeye murahangana. Ni umuntu ufata mu mutwe cyane kandi wibuka vuba ibintu byose. Irindi zina wakita umwana w'umukobwa ni Korowi. Korowi ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba ryaragiye rikoreshwa kuva kera mu Bagiriki bashaka gukeza Imana yo gusarura. Korowi ni umukobwa ukunze kurangwa n'impano y'ubwenge buhambaye, uhorana inyota yo kwiga no kumenya ibintu bishya. Afite kamere yo kwigenga ndetse yishimira kugira ibihe bituje byo gutekereza. Uyu mukobwa arangwa n'ubushishozi, akanga kugira amakimbirane ndetse agakunda kunga abantu. Korowi yigirira icyizere gike, ariko imico ye ikurura abagabo cyane. Biragoye kumwegera kuko atuje cyane, ariko iyo mumenyeranye buhinduka ingenzi kuri we. Irindi zina ushobora kwita umwana w'umukobwa ni Gayere. Gayere ni izina rihabwa umwana w'umukobwa rifite inkomoko mu rurimi rw'Igifaransa, aho risobanura umuntu utunganye kandi w'umutima mwiza. Hari n'aho usanga risobanura umuntu udasanzwe. Usanga Gayeri ari umukobwa mwiza ufite uburanga, kandi abantu bahita bamukunda iyo bamubonye, kuko yita ku buryo agaragara inyuma. Aba yiteze ko abagize umuryango we bamurinda, bakamukunda kandi bakamuha umutekano kugira ngo abashe kubaho neza. Arasabana kandi agakunda kuvugana n'abandi bari kumwe nawe. Aba ashaka kugera ku byo yifuza akoresheje kwihangana ndetse no kwitanga. Iyo akiri umwana yitwara bitewe n'aho ageze. Yaba ari mu bantu batuje agaceceka, ariko yaba ari mu bantu basahinda nawe akaba nkabo. Ubusanzwe ariko Gayere asa n'umuntu ujunjamye, avuga inshuro nke. Iyo atitaweho n'ababyeyi ararwaragurika, aba yumva adakunzwe kandi bigira ingaruka ku buzima bwe. Iyo abaye umugore hari ibintu bibiri biba bishoboka kuri we. Ashobora kuba umugore wita ku nshingano ze, cyangwa agahora yifata nk'umwana utazi inshingano ze. Azi gucunga neza amafaranga, ni umuntu utajya yibabarira iyo yishe isezerano yahaye umuntu. Ikosa ba Gayere usanga ikintu yari gukora uyu munsi ahisemo kuzagikora ejo hazaza. Irindi zina ushobora kwita umwana w'umukobwa ni Ariya. Ariya ni izina rihabwa abana b'abakobwa, risobanura intare y'ingore mu Giheburayi, naho mu Gitaliyani risobanura umwuka. Ariya ni umuntu utangaje, aba acecetse, agira ibanga, kandi ahora ashaka ibintu biri hejuru byisumbuyeho ku byo afite. Ni umuntu w'umunyamakenga, arabanza akitonda akabona kwinjira mu gikorwa runaka. Ni umuntu wanga kubangamira abandi, aba yumva yakora uko ashoboye akitwararika kugira ngo bitamuturukaho. Arihangana agakora cyane ku buryo intego ze zigerwaho kandi mu gihe yihaye. Nubwo hari abamubonamo ubutesi, ariko si kare. Aba acecetse, yiyitaho, ariko kandi adapfusha ubusa amahirwe abonye cyangwa ngo yinenaguze umurimo. Akora ibintu buhoro buhoro, ariko akabikora neza, yanga kwihuta ngo nyuma adasanga atabinogeje. Ni umuntu utizera ibijyanye n'amahirwe. Kuri we ikintu umuntu akigeraho yagikoreye, cyangwa akakibura kuko yajenjetse. Ni umuntu utagira ubute, ku buryo kwiga imyaka myinshi yumva abyishimiye akaminuza. Ntapfa kuvuga ibibazo bye, arabigumana akabyikemurira. Ibimunaniye akemera akabana nabyo. Iyo akiri umwana aba akeneye ko ababyeyi be bamuba hafi kugira ngo bamufashe gusabana n'abandi no kunoza uburyo avugana nabo. Akunda gutembera mu busitani, kuba ahantu hatuje, azi kwiyoroshya, yishimira kureba inyamaswa. Mu rukundo agenda buke, aba ashaka ko ibyemezo byose bifatwa n'undi. Irindi zina ushobora kwita umwana w'umukobwa ni Isabelle. Isabelle ni izina ry'abakobwa rikomoka ku rurimi rw'Igiheburayo, risobanura Imana n'isezerano. Ba Isabelle bakunze kurangwa no kumenya kubana n'abandi, babasha kuvugira abandi, bazi gufata ibyemezo, bazi gucunga umutungo, kandi babasha gutega abandi amatwi. Irindi zina ushobora kwita umwana w'umukobwa ni Ela. Ela ni izina rikomoka mu rurimi rw'Ikigereki, rikaba rihabwa umwana w'umukobwa, risobanura urumuri rw'izuba. Hari n'aho usanga izina Ela risobanura umugore mwiza. Ela arangwa no kumenyera vuba aho yaba ageze hose, kandi agira impuhwe, akunze kurangwa no kugaragaza cyane amarangamutima ye. Usanga azi gutanga amakuru no kuganira n'abandi, kandi agakora cyane kurusha kuvuga.
Ella yishimira umuryango we na sosiyete atuyemo kandi aba yumva yakorana n'abandi bagashima ibyo akora. Ni umuntu uzi guhanga udushya kandi azi kwisobanura. Akunze kugira amakenga no kwitonda mu byo avuga. Akunda kwitabira gukora imirimo cyangwa imyuga itandukanye kandi akabishoramo amafaranga n'imbaraga. Kuba ari umunyamwete kandi ari n'umunyembaraga bituma abantu bamukunda. Nyuma y'aya mazina tubagejejeho, tukaba tubijeje ko tuzajya tubasobanurira imyitwarire y'andi mazina muzagenda mudusaba ko twabasobanuriraho. Reka dusubikire ahangaha, mwebwe mwabanye natwe ndabasaba kugira ngo mushyire muri komenti amazina mwifuza ko nazabasobanurira ubutaha. Niba utarakora subscribe, ndagusaba gukora subscribe. Iyi ni The Family 2050.